kuva mu byago mukoresheje ibyaha. Hari amagambo amwe Satani yigeze abwira Yesu, yaramubwiye ngo nupfukama. Yesu yararangije ya 40, yaramubwiye ngo nupfukamira ukandamya, iyi si ndayiguha uyiyobore, nundamya ngewe shitani. Ariko ibaze nimba shitani yaratinyutse Yesu, wasengaga ya 40, wowe n'umunsi umwe ukabukunanira, wasengaga ya 40, wowe n'amasaha 2 aragucanga, wasenze 40, wowe n'iminota yarakunaniye, wasenze 40, wowe no kuryama uvuze mwami Yesu birakugora, wasenze 40, no gusenga iminota 2 mu gitondo byarakunaniye. Ariko aramusanga asenze 40, aravuga ngo nupfukamira ukandamya, iyi si ndayiguha uyiyobore. Mu rugo hari ukuntu mbere nigeze njya kuyikoresha mu igaraje iyo modoka, arangije arambwira, urumva iby'amagaraje sinari mbimenyereye kandi n'umuntu wacuruzaga ibintu by'imodoka ibintu nk'ibyo, ndamubwira nti unyerekane bashaka kunkorera neza imodoka. Ati nta kibazo. Aragenda arahanyereka imodoka, tuyijyana mu igaraje. Tuvuye mu igaraje ati hano hari ahantu heza dushobora kujya kuruhukira tukanasangira nyuma tukiryamira, kandi ni umurokore. Baroko nupfukama ngo kamuramya nibwo uzabona ibyo ushaka. Hanyuma ndangije ndamubwira nti njyewe tugende tujye icyambere. Sinari mubwiye ko ndushye ngo muganyire wenda ngo ndananiwe cyangwa ndashonje, kuko icyo gihe nari nitunze, nari nihagiye, nari ifite no kujya n'ahantu kanakodesha hoteli nkaruhuka nimba ari n'iminaniro. Ngwino duce hano arahambwira hano heza, tugende turye tuniruhukire. Uzi ko abimbwiye nka saa 4 ko nari nazindutse nshaka kugenda. Twavuye mu igaraje nka saa 5 we ngo tugende tujye kurya ngo turuhuke. Ubwo se twari dukoze ibiki? Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene. Rero nkuko mubimenyereye turasuhuza abadukurikiranira ahantu hatandukanye. Nizere ko Imana ibarinze kandi nizere ko ukuboko kw'Imana yacu kuri ku buzima bwanyu. Abari mu makuba mwihangane, abafite ibyago n'ibigeragezo, abapfushije mwihangane, abarwayi mwihangane ndetse n'abarwaje mwihangane. Nta joro ridacya, nta mvura idahita. Abantu hari umuntu wigeze avuga ngo niyo ku bwa Nowa iyo mvura nayo yarahise. Nta joro rero ridacya, ijoro naho ry'abarengana gute ariko biranga rikaba rikomeye ariko bugacyakaza amanywa. Rero imvura uko yaba nyinshi gute iragwa ukajya ngo ntirinahite ariko igahita. Izuba naryo nuko riracana rigacana ariko hajya kubona ukabona rigize gute rirarangiye nyine. Ubwo rero nta joro ridacya, nta mvura idahita, niyo ku bwa Nowa yarahise. Ibyo bigeragezo byawe bikuzaho bimeze nk'imvura yo mu itumba. Ibyo hari imvura bita nimba ngo ari insindagira bigega, banza ariko bayita insindagira bigega. Ni imvura igwa cyane ndetse ikagwa igiye gushira cyangwa igiye kurangira, ngira ngo nuko mbizi. Hanyuma rero nimukomere, nukuri ndabahumurije kandi ndabakomeje. Abantu mufite ibyago byinshi, mufite amakuba menshi, abantu murarwaye indwara zikomeye ziteye n'ubwoba, kandi abantu muranarwaje, murwaje abantu banyu, murwaje abana banyu, murwaje abagore banyu, murwaje abagabo banyu, murwaje inshuti zanyu, murabarwaje ndetse n'abaganga barakubwiye ngo wigendere ntago uzakira, wigendere utegereze urupfu. Abantu benshi baryamanye ibintu bimeze gutyo, urabizi neza, uriho uzi neza ko utazabaho,
uzi neza ko isaha n'isaha uzapfa, ariko burya naho hantu bakubwiye ngo utegereze gupfa, burya wahakubitanira n'Imana. Naho hantu bagusezereye ngo iyo ndwara yawe ntabwo izakira, ushobora kuhakubitanira n'Imana. Muri ubwo buzima burimo umwijima w'icuraburindi wabukubitaniramo n'Imana. Muri ubwo bwihebe urimo wahakubitanira n'Imana. Ntabwo Imana yacu iza bicyoroshye, Imana yacu iza bigikomeye. Burya uzareba Imana iyo igiye kuza, ntabwo Imana ishobora kuza bitaragucanga. Hahandi uvuga ngo Imana yarambeshye, hahandi uvuga ngo ariko se koko Mana ubaho, hahandi uvuga ngo burya ni ibipindi banteye, hahandi mbese hahandi ugera ukavuga uti hoya barabeshya nta Mana ihari, nta Mana iriho. Aho ngaho rero niho igaragarira. Ntabwo Imana ishobora kuza bakiguha ibinini kwa muganga, ahubwo Imana iza barakurambiwe, baranakurambitse, baragutaye. Ntabwo Imana ishobora kuza ukibasha kudepoza ibipapuro bijyana. Burya ahubwo iza cyagihe uvuga uti ngiye kubihamba mbibike, nibagirwe ko nanize, nawe ukabyibagirwa ukifata nk'umushomeri wa burundu. Imana burya niho iza. Ntabwo Imana izi ibintu bigifite inzira, bigifite isura, bigifite ishusho, ugifite uhamagara, ugifite uwo wakwitabaza, ugifite uwo ubwira. Imana iza ugeze hahandi uvuga ngo ntegereje gupfa. Ukamera nka wa mugore w'umushune mu kazi, umwe ngo wari ufite agakwi kamwe n'agafu kamwe n'akavuta kamwe. Wundi wibuke ko umukozi w'Imana yinjiye we yarahinjiye aravuga ngo genda utire ibintu. Imana ihabwa icyubahiro. Genda utire ibintu, utire abaturanyi ubyuzuze. Kandi ngo ka gafu na ka gakwi na ka kavuta yari amaze kugasongera umukozi w'Imana yigendeye yihagiye. Ariko hari ijambo yamubwiye ngo umugabo wanjye atarapfa yakoreraga Imana. Mana ishimwe. Burya nuba no mu bibazo ujye ugira ingingo izajya kuburanira ku Mana. Ujye ugira ikintu ubwira Imana. Niba kwicaza mu kazi, nutangira gusenga ubwira Imana ngo iguha kandi, ujye uyibutsa abo wagaburiye ukiri kuri ka kandi. Ujye wibutsa Imana ukuntu wubatse urusengero. Ujye wibutsa Imana ibintu wakoze. Nimba ari n'umupfakazi waguriye ibiro 2 by'umuceri, nimba ari n'ifubyi waguriye amakaye, nimba ari n'umukarani wanyuzeho ku muhanda ukamuha 2, ujye wibutsa Imana. Amasengesho atagira imirimo ntajya yumvikana mu maso y'Imana. Ngo Mana ngo banyirukanye ku kazi. Nayo Imana ihita itera imibare shaburya, igahita ireba ka kazi igasanga icyo ukora amafaranga icyo wayamajije. Wize kunywa inzoga, wiga kugura indaya, ikabibara. Yavuga itatu ahubwo ntibabizi no kukwirukana. Uranihira Imana se ko bakwirukanye ku kazi ukigafite yari igafite mwizihe nyungu. Ariko ujye ugenda uhagarare ku ntebe waguze mu rusengero, Imana ihabwa icyubahiro. Ujye ugenda uyifate vuga uti iyi ntebe ninjye wayiguze nkiri kuri ka kazi nsobiza akazi. Ujye ubwira Imana ngo wibuke ko hari abanadahiye ku muceri. Hanyuma uwo muceri wawe, uwo muceri ugura ugakora stock igashira nta muntu wuriyeho. Ugakora stock ya 500 magana ngahe bigashira nta mukene ugaburiye. Shareka nkubwire ndagukomeje. Pole sana. Urambabaje umunsi uzabibura shaho, uzabura ijambo ubwira Imana. Uzavuga ngo byashize, Imana ivuga iti ntibibizi gushira n'ubundi waryaga wenyine. Kandi muzi ko Imana itabivuga, burya irabivuga. Ngenda bizi ko ibivuga. Imirimo iraburana. Imirimo iraburana ikagenda ikabamba ku muryango w'ijuru. Imana ikongera kururuka, yazi kagukubira inshuro nyinshi. Ntubona izo za garderobe zanyu mwujujemo imyenda. Ujye ureba ukuntu hari umwenda utajya wikoza ku mubiri, udafite na gahunda yo kwambara, ariko ukaba ukiri muri garderobe yawe. Ibi ngibi nabiteguriye ikindi kiganiro cyabyo nzababwiramo. Reka karagaciyeho. Noneho icyo nashakaga kuvuga niki? Nashakaga kuvuga ngo
ikintu cyose kizagukura mu byago kikagusigira ibyaha ujye ukirinda. Aho kubana n'icyaha uzabane n'icyago. N'iri jambo n'aya magambo numvaga twaganira muri iki gitondo. Imana ihabwe icyubahiro. Dusubiremo. Ikizagukura mu byago kikagusigira icyaha. Ikintu cyose cyagukura mu cyago kikagusigira icyaha uzakirinde. Aho kubana n'icyaha uzabane n'icyago. Imana iyo ikurebera mu byago ntikurakarira, ariko iyo ikurebera mu byaha irababara. N'ayo magambo Imana ishimwe. Haleluya. Ndashaka gusubiramo aya magambo. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cyagukura mu byago, mu cyago kikagusigira icyaha, icyo kintu n'uwo muntu uzamwirinde. Aho kubana n'icyaha uzabane n'icyago, kuko Imana nikurebera mu cyago ntabwo izakurakarira, ariko nikurebera mu byaha izababara. Mureke mbabwire, abantu benshi kugira ngo bave mu byago bakoresha ibyaha. Urufunguzo ni ibyaha. Noneho isi tugezemo n'ubuzima bwa none, urufunguzo rwo gutera imbere biri gutuma abantu benshi bakora ibyaha. Ubuzima tubayeho bwa none buradusaba gukora ibyaha kugira ngo tuve mu byago. Ariko nje gushimangira nkubwira ngo umuntu cyangwa ikintu kizagukura mu byago kikagusigira ibyaha, icyo kintu ujye ukigendera kure, ugikure mu buzima bwawe. Aho kubana n'icyaha uzabane n'icyago, kuko Imana ntabwo ikurebera mu cyago ngo ikurakarire, ariko iyo ikurebeye mu byaha irarakara. Ni iyi mesaje nzaniye benshi, kuko mumaze kurimburwa no kuba mu byago, kuva mu byago mukoresheje ibyaha. Hari amagambo amwe Satani yigeze abwira Yesu. Yaramubwiye ngo nupfukama, Yesu yararangije ya 40. Yaramubwiye ngo nupfukamira ukandamya, iyi si ndayiguha uyiyobore. Nundamya ngewe shitani. Ariko ibaze nimba shitani yaratinyutse Yesu. Wasengaga ya 40, wowe n'umunsi umwe ukabukunanira. Wasengaga ya 40, wowe n'amasaha 2 aragucanga. Wasenze 40, wowe n'iminota yarakunaniye. Wasenze 40, wowe no kuryama uvuze Mwami Yesu birakugora. Wasenze 40, no gusenga iminota 2 mu gitondo byarakunaniye. Ariko aramusanga asenze 40, aravuga ngo nupfukamira ukandamya, iyi si ndayiguha uyiyobore. Mureke mbabwire, ubuzima bwa none buri kutwaka ibitambo kugira ngo turye. Ubuzima bwa none buratwaka ibitambo kugira ngo twambare, buratwaka ibitambo kugira ngo dutere imbere, buratwaka ibitambo kugira ngo dutsinde. Ubu buzima buri kutwaka igitambo, kandi buratwaka igitambo gikomeye. Nundamya Satani numuramya araguha akazi. Numuramya urasinya kontara. Numuramya arakongerera umushahara. Numuramya arakuzamurira etage. Numuramya araguha imodoka yo kugendamo. Numuramya ntago bakugabanya mu bakozi. Numuramya hari intebe uri bwicaremo. Numuramya urajya muri kampani ye. Numuramya uba madiru menshi ariho. Na madiru yo kuvana abakirisitu mu gakiza. Ubu umuntu aremera kuri rimwe ku 1000 akongeraho 0, bikaba 10,000 kugira ngo aze kugira ko asaguraho, agaburira abana, atahanira umugore. Numuramya nibwo urya. Ubu umuntu arakorera umushahara akabona ni make.
natongeraho amanyanga akabona agashahara nikazavamo. Iby'uko Ezebone Dry, iby'uko ari umuririmbyi arabishyira ku ruhande, iby'uko ari umuhanuzi arabishyira ku ruhande, iby'uko afite aho asengera mu itorero arabishyira ku ruhande. Ako kazeru arakongeraho cyangwa agakureho. Imana se yo ntibibona? Imana irabizi ko umushahara utabakwira. Imana irabizi ibyo bintu, irabizi. Ariko nawe yarahagushyize ngo ihakugeragereze, numara kwemerwa izaguha ibiguhagije. None urishakashakiye, ejo bazakwambika ipingu, ejo uzajya amageragere, ejo bazakwirukana, ejo bazagukuraho icyizere. Ndebe icyo uzunguka. Aho kubana n'icyaha uzabane n'icyago. Nkubwije ukuri, isi iri kudutegeka, Satani ari kudutegeka kubarara kugira ngo tugire ibyo tubona. Ariko wagiye ubwira Satani ko n'ibyo utunze utigeze wubarara. Reka nze mbaho ubuhamya, nuko nta mwanya afite nari kubitegura. Naguze imodoka yampagaze miliyoni 4. Iyo modoka nayikoresheje amezi 3. Yo nayigenzemo amezi 3 kandi nayo y'ibibazo. Nza gushaka kugurisha ya modoka. Shatse kuyigurisha mpamagara umuntu ndamubwira nti fasha ngurisha iyi modoka. Ndamuhamagara aza mu rugo. Hari ukuntu mbere nigeze njya kuyikoresha mu igaraje iyo modoka, arangije arambwira, urumva iby'amagaraje sinari mbimenyereye kandi n'umuntu wacuruzaga ibintu by'imodoka, ibintu nk'ibyo. Ndamubwira nti unyerekane bashaka kunkorera neza imodoka. Ati nta kibazo. Aragenda arahanyereka imodoka, tuyijyana mu igaraje. Tuvuye mu igaraje ati hano hari ahantu heza dushobora kujya kuruhukira, tukanasangira nyuma tukiryamira. Kandi ni umurokore. Baroko, nupfukama ngo kamuramya nibwo uzabona ibyo ushaka. Hanyuma ndangije ndamubwira nti njyewe tujye icyambere sinari mubwiye ko ndushye ngo muganyire wenda ngo ndananiwe cyangwa ndashonje, kuko icyo gihe nari nitunze, nari nihagiye, nari ifite no kujya n'ahantu kanakodesha hoteli nkaruhuka nimba ari n'iminaniro. Ngwino duce hano arahambwira hano heza, tugende turye tuniruhukire. Uzi ko abimbwiye nka 4 ko nari nazindutse nshaka kugenda. Twavuye mu igaraje nka 5 we ngo tugende tujye kurya ngo turuhuke. Ubwo se twari dukoze ibiki? Tuniryamire. Ndangije ndamuganiriza kandi n'umurokore. Ndamuganiriza ndamubwira nti tunaryame se tunaruhuke. Ngo yego. Ese koko ntago uri umukirisitu ndiwe? Hari ibirenze se? Musige mufite amashitani, hari ibirenze se? Si ibisanzwe se? Ariko baroko, koko nta birenze, ni ibisanzwe. Hanyuma ndabyanga. Njyanze rero nza kumukenera n'ubundi ngo amfashe kugurisha imodoka kuko yabikoraga. Sikuni yambwiye. Yamuhamagaye mu rugo nti imodoka ndashaka kuyigurisha gutya na gutya. Harambwira ngo none se ko wigira igufwa, ko wigira si igufwa yoroshye nyine. Rega ntukigire igufwa mama Sharirene. Kandi yari yarambwiye ngo mbwiriza neza, ngo ibyigisho byanjye arabikurikirana. Ibaza umutindi rwose mujye mumbabarira, burya Petero ajya guca amatwi byari byamurenze, nawe kuri hafi wabikora. Umugome arambona kuri kamera ko mbwiriza neza, yabonye ko afite umwuka w'Imana, harashaka kunkuramo, harashaka kunkura. Ubwiriza neza ariko tujye kuruhuka. Arambwira ati rero iyi modoka yawe ngewe nzayikugurishiriza kandi ununguke, ariko yoroshye. Ntacyo mbwira se nanone urongera wigira igufwa.
nupfukamira ukandamye iyi modoka irakungukira, ariko nutandamye iyi modoka iraguhombye. Ninza ko mfite umwanya ndaza guhiga urupapuro nayigurishirijeho ibihumbi 285, bampaye ibihumbi 300 kuri iyo modoka, ariko nishyuye umukomisiyoneri wanzaniye uwo muntu ibihumbi 15. Naranze nyine urabyumva, ariko naramubwiye nti riko reka nze nkubaze, iyi modoka njye kuyigura hari uwo nubarariye, hanyuma kuyigurisha nkubararire? Naramubwiye nti mpombe, kandi koko narahombye. Iyo mbwiye abantu ngo nagurishije imodoka ibihumbi 285 bumva ko mbeshya. Nge sinzaza kukubeshya kuko ndunze ubuhamya, hari n'ibintu ntaravuga, hari n'ibintu ntabonera umwanya, ni byinshi. Ababeshya ubuhamya ni abatagira ibyo bavuga. Imana yanshakiye ubuhamya kuva nava mu nda ya mama, ubu noneho nkubwiye ubwo nicayemo nge se naboze ibyo mvuga. Harambwira ati rero nufata neza ndayikugurishiriza inunguke, ariko nukomeza kwigira igufwa n'akazi kawe. Ndamubwira ni njya kuyigura, hari umugabo nafashe neza ngo ayingurire, nayiguze mu mafaranga yanjye, hanyuma neza. Niho naringeza ndi kukubwira ngo Satani ukwereka iby'uyu munsi wajya umwereka hahise. Ngewe Satani yanzanyeho ubudemaguji bwe. Hari ibintu muganiriza, ndamubwira ni Sata ibyo uvuga nibyo ndi kubibona, ariko nkamubwira nti reka nze nkubwire, wibagiwe n'aka kanya ko nabaye mu ihene zo kwa Petero? Urabyibagiwe? Wibagiwe ko nabaye Kimisagara ariko Uwiteka ngo uhaye icyubahiro? Wibagiwe ko nabaye Kimisagara bagafunga robine ngo sinkavoma amazi yabo, nkajya mvomesha ubujerekani? Haleluya! Nkaba mvomesha ubujerekani, nkajya mvomesha ubujerekani muri ruhurura za Kimisagara, ariko baho ntuye hari. Iyo ninjiye muri saro shatse ntarenze muri saro navoma, iyo ngeze mu gikoni ndavoma, najya mu gikari nkavoma, mu cyumba cyanjye iyo nkase gato mpita mvoma. Ahantu hose hari amasoko y'amazi, ntabwo nkivoma muri ruhurura. Imana ishimwe, haleluya! Ubu koko ko ari ibimbwira Satani, we nta kintu wamubwira? Satani ndababwiye ni woya Satani, ubu namenye kurya ifi y'amahwa, menye kurya ifi itagira amahwa, narabimenye. Namenye inyama z'amagufwa, menya izafire, ndetse namenye n'iziseye. Satani ni inkoko, ibiryo umutima wanjye wifuza urabirya, kandi waranabiriye, kandi nzanabirya. Satani ndamubwira uribuka, fata ifu y'ubugari hadaho hagafu gake, nkakaranga ikimene, nkasukamo ifu y'ubugari kugira ngo turishe ubugari. Ifu y'ubugari ikajya mu cyimbo cy'ubunyobwa, hanyuma Satani anyibagize. Satani anyibagize yankuye muri ubwo buzima, ikanyigisha kurya no kurya neza. Ujye ubwira Satani uterega ntago ari ubunkennye, ujye ubwira Satani uterega si ubu nambaye ubusa, ujye umubwira ngo si ubu mpuye n'ibibazo, ujye umubwira amateka yawe azajya acaho agutaga ikindi gihe, ariko nubwo rizaba rikeye, imyaka yo kujya mu ijuru izaba itwegereye. Tugende nta kizinga, nta munkanyari, amakanzu yacu tutayandurije inaha. Hari ibintu bingose njya nibuka, nta kintu na kimwe cyatuma Imana yanjye nyitesha agaciro mu maso y'abatubaha Imana. Nta kintu cyatuma Imana yanjye nyifata ngo nyitesha agaciro mu maso ya Satani, kuko Imana yanjye ifite icyubahiro mu rugo rwanjye kandi izagihorana. Kuko ibintu byose bingose, niyo nicaye muri saro mpita mbona ngoswe n'imbaraga z'Imana. Iyo nicaye muri saro mpita ndeba intebe nicayeho, nkibuka izo nicaragamo,
nkibuka izo nicaragamo, ya ntebe wicaramo wareba nabo ukaba waroboka ugahita urigita bakayoberwa bakayoberwa ugiye. Haleluya, haleluya. Hari ibintu nereka Satani niyo ndyamye ndi mu cyumba cyanjye ku gitanda cyanjye, iyo ndyamye mpita nibuka igitanda naryamyeho kintera umujinya, mbwira Yesu ni umuntu w'umugabo nkawe utazi kugura igitanda, ibi bintu ndabihaze. Naragifashe mpamagara umwana w'umusore ndamubwira inigendo cyasemo inkwi ugishyire wa muntu ucuruza amata azaza kijyane. Nabwiye Yesu ni wayi ibi bintu ntago bishoboka, ariko agiye kumvunjira arambwa ngo ugende uhitemo icyo ushaka. Icyo ndaraho nicyo nahisemo. Haleluya, haleluya. Ujye umuganiriza Satani umubwira hahise hawe. Nakibagirwa inzu nabayemo, nkiyubakira dushe na tuwarete bitagira igiti, ntibigire umusumari, ntibigire n'imigozi. Ubwo se urumva narabubakishije iki? Umusumari nari kuwukura he? Ibiti nari kubigura iki? Twogeraga mu nzu kandi inzu idafite sima, inzu ifite ibitaka hasi, kuko ari hasi ari hejuru hose byari ibitaka. Ibaze noneho kogera mu nzu idafite ibitaka, nani y'ibitaka idafite na sima ngo yore amazi ubikurure. Mbonye bindambiye mpita nkora dushe ahantu iruhande rw'akayira, niho nabonye iri bujye. Fata umutaka wacitse, umutaka wacitse n'ibintu by'ibisupanete ndabipfundikanya. Ngiye ko nambona nipimaho aho nkwirwa di, nari na muto yasinaka gutya, ndakubaka ndatangira ndoga ukuboko gukomaho gato byose biragwasigara uko nakavutse. Bitafata agatenge k'ubushwangi ndambara kugira ngo abanyamuhanda batambone. Ariko inzu mbamo ubu ngubu ifite amadusha 5 no hanze hari indi. Ujye umuganiriza, we ntabyo wamuganiriza. Ujye umuganiriza utu tuntu twose, ujye umubwira ukuntu wambaraga ari uko bagukuburiye. Uziyo najyaga ahantu kera nkajya gutira umugore ngo antize umwenda, uwo ndimo gutira andusha uburebure, andusha ubugari, andusha n'ubunini, hose nyine aranduta. Ni ya myenda wambara urutugu aho kugira ngo rurangirire hano. Urabona ko nyine Yesu asigaye ampima shado, urabona ko urutugu ruri hano. Iyo watiye rero uragenda ugasanga urutugu nahangaha rutakirira, ukuboko kugahera ahangaha. Ibintu bitagukwiriye, ibintu wisodekamo nibyo twambaraga. Ariko ubu nzi kujya muri Arufa boutique, myenda namenye kwambara ikanzu y'Iryitanu sha, menya no kwambara urukweto rw'180. Ibi bintu byose rero njya mbiganiriza Satani, nkamuganiriza pura yanjye ibyo naryaga, nkamuganiriza ukuntu abana banjye baryamaga bacurikiranyije, nkamuganiriza mu Gitega ahantu nikodesherezaga ndi umwana w'umukobwa nicara ku gikombe cya usa. Ubu noneho ninjiye no mu buhamya, ya ntego banza nayitaye, ariko se hari icyo bitwaye. Nkabimuganiriza nicara ku gikombe cya usa ndi umwana w'umukobwa, nkabimuganiriza ndyama ku musambi ndi umwana w'umukobwa nkiyorosa agatenge. Nkamuganiriza ukuntu nigeze ndyama mu binogo muri sari wanjye aho nabaga, mu bintu by'ibinogo kumwe saro wabaga ifite isima ariko ikagira ibinogo byinshi. Ukuntu hari igihe bigeze banyirukana mu cyumba n'agahinja nari nkibyara, tukajya kuryamana ku musambi umwe upfuka, ya misambi babohamo ibintu byo mu gishanga, nkaryamana n'akana kanjye nazajya mpindukira. Ndabyaye umugongo wanjye ntago urakomera, mfite agahinja.
ngenda nonsa, tukararana n'agahinja kanjye muri ibyo binogo. Nahindukira ngatonekara, nahindukira ngatonekara n'akana kanjye. Ariko Imana y'amateka, Imana ihindura ibintu bigahinduka, Imana ya Isiraheli, Imana isibanganya ibimenyetso by'imibabaro, ikaba yarantuje aheza ikandaza aheza yo kabyara. N'abo bana, urwo ruhinja, ubu ni umwana uryama ku gitanda cye kiriho matera cyiza gishashe neza mu cyumba cye. Urwo ruhinja rwigaraguragaho ubu yarakuze. Nujya kugwa ukava ku Mana, kubw'intambara uhagazemo, ujye ubanza urebe iz'Imana yakurwaniriye. Nuzireba ntabwo uzayita, ntabwo uzayireba. Satani ntakakubwira iby'Imana itarakora, ntakakubwira iby'Imana itarakora, ahubwo ujye uhita umwereka iby'Imana yagize gute, iby'Imana yacu ujye ubimwereka, ujye ubimubwira, ujye umuganiriza. Ariko ndashaka kuzabaho ubuhamya. Hari ibintu njya mbwira Satani. Hari igihe kimwe najyaga njya kubwiriza, nta mukozi nagiraga. Najyaga njya kubwiriza nkataha ntinzi, imodoka nayibuze, nagiye ahantu kure, nkagera mu rugo mu rucuku, ngasanga abandi amazi muri karitsiye yaje bavomye, njya aho navomaga baranyubahaga, nazaga saa 4 bakampa amazi, naza na saa 3 bagafungura bakampa amazi. Ntago nzibagirwa nikoreye injerekani. Icyo gihe ubwo amazi yazaga mwavomaga injerekani zirenze 10 kugira ngo uyadepe kuko ntayo twanagiraga. Naravomye ngera nko mu majerekani 8. Ku njerekani ya 9 nitura hasi, ahantu hari muri ruhurura, kugira ngo nambuke nacaga muri ruhurura, hano hameze nka ruhurura imvura yanyuzemo. Nitura hasi n'injerekani, mvunika umugongo ndababara. Naricaye kandi nari mvuye kubwiriza, naricaye ndarira n'iyo njerekani, no kuyiterura ngo nyikorere birananira. Naricaye mbwira Imana ngo ariko Mana, uyu mubabaro nzawubamo kugeza ryari? Ubu ni ryari uzantura injerekani ikamva ku bitugu, ikamva ku mutwe, injerekani ya saa 4 z'ijoro, injerekani mu mugongo umeze gute? Mu mugongo wabyaye abana 5, wahetse abana 5, babana ubyara mu gitondo, ejo mu gitondo ugatangira gukora, nyuma y'iminsi 3 kajya Kimisagara gushaka agasombe, wakabonye Imana ihabwa icyubahiro. Nyuma y'iminsi 3 ugatangira gufurira uruhinja rwawe, nyuma y'iminsi 3, nyuma y'icyumweru nkatangira kujya kuvuga ubutumwa. Umugongo wanjye waraboze. Ariko ndashimira Imana ya Isiraheli, haleluya, iyavuganaga nanjye icyo gihe. Yigeze imbwira muri icyo gihe, irambwira ngo umubiri wawe mu mubiri wawe nzakuramo amapiyesi ashaje kirema yandi. Ubwo yari iri kumbwira ngo nzaba inkumi. Mujya mundeka rero nibera inkumi, nimukirirwe mumbwira ngo nigira inkumi. Wese wazigizeyo tukareba. Ntago nigira inkumi ahubwo ndiyo, kuko byavuzwe nitabeshye. Ntago nari nkwiye kuba nkifite imbaraga, ntago nari nkwiye no kuba nkibuja kubera imvune nahuye nazo. Ariko Imana igenda idukandakanda uko iminsi itambuka, ikadukanda kubera ko turacyayifitiye inyungu kandi turacyayifitiye umumaro. Ndashaka gusoza. Nindi kwabwa ngo kugira ngo uzabane n'icyaha, uzabane n'icyago. Nushaka gukura icyago mu buzima bwawe ukoresheje icyaha, nimba cyari icyago kimwe, uzaba wikururiye ibyago 7.
nimba ari icyago kimwe wirukanye mu mubiri wawe ukoresheje icyaha, ndakubwiye ngo uzaba wikururiye 7. Reka nkubwire ibintu byabaye ku Bisiraheli. Abisiraheli barakaje umugabo witwaga Aburahamu. Aburahamu ngo yarasinziriye, asinzirira ku gitambo. Imana yari yaramuhaye kurinda igitambo ngo ajye agurutsa inkongoro zitacyegera, ngo ku kirengarenga aba arasinziriye, araryama arasinzira. Aburahamu, si Aburahamu, arasinzira yananiwe ku kirengarenga, sha nkaho mugeze murenga, ku kirengarenga barasinziriye. Asinziriye za nkongoro yagurutsaga kugira ngo zitarya ibitambo ziraza zitangira kwataka inyama z'ibitambo, ngo Uwiteka birebeye mu ijuru ararakara, harababara ati wasinziriye none igitambo cyanjye kirahumanye. Kuva uwo munsi Abisiraheli Imana itangira kubirukana, baragenda bazererera mu bihugu bitandukanye. Barangije rero bagera mu Egiputa, bajya mu Egiputa. Aho bagiye rero bahahurira n'amaboko. Hanze aha hari amaboko, hanze aha hari amaboko y'abagome bagufata bakarinda bakwinjiza mu mva yawe bagukora ibyo bashaka. Bajya mu yandi maboko y'umwami Farawo. Yinjije icyago gikururira Abisiraheli bose kuba inzererezi, bajya mu buretwa bwo mu Egiputa. Mureke mbabwire, Abisiraheli hari icyago bigeze babana nacyo, ngo Uwiteka yabigishije ukuntu bagomba kujya kurwana ahantu bita i Yeriko. Uwiteka yagiye bigisha ukuntu bagomba kurwana kuri Ayi, akabaha plan y'ukuntu urugamba ruri bukorwe. Rimwe Uwiteka arababwira ati rero nimugera kuri Ayi, nimujya kurwana, hari ikintu mukwiye kwirinda. Muramenye nimugenda mwirinde gukora ku bintu byanjye, mwirinde gukora ku byashinganywe. Haba hatasi hataha ntimuzakoreho, ibi bizajyanwa mu nzu yanjye. Umugabo witwa Akani ngo aragenda. Hari ukuntu abarokore bazi kunyonyomba, ni munyonyombe sha, mujye munyonyomba mwombokere mu mazu y'abandi, mujye munyonyomba mwombokera abagabo batari abanyu, mujye munyonyombera mu mafaranga ya ba bosi banyu, mugende munyonyombere mu mitungo ya leta, munyonyombere mu mitungo y'abakirisitu, mubigenza ukuntu munyonyombe, ariko ijisho ry'Imana naryo rinyonyombana namwe. Ngo barangije ngo Akani aragenda arabifata, aravuga ati gahunda ndi bubitabike, nje kubabwira ngo ibyo mwatabitse Imana izabitaburura kandi bishyire ku karubanda. Mufite ibintu mwatabitse ubugome bwanyu, mufungisha abantu bari kuborera muri gereza kandi mubafitiye amakuru. Murabizi neza ko mwabahimbiye, murabizi neza ko mwababeshyeye, murabizi neza ko ari amadosiye mwabashakiye, mwatumye abantu birukanwa mu kazi, mwakoreye abantu ubugome, mwazezengeje abantu, ubugome mwakoreye abantu murabitabika, ariko izabitaburura. Imana ya Isiraheli izabikwikoreza isi yose bibone. Mufite ibintu mwagiye mutabika abantu ntibabimenye. Na RIB ntiyabimenye, na polisi ntiyabimenya, umuyobozi wawe ntiyabimenya, umugore mupfumbatana ntabyazi, umugabo wawe ntabyazi. Mufite ibintu mwatabye, mwabyaye abana murabica, mukuramo inda kandi mufite abagabo. Mujya gutera inda mugakuzamo inda abagore mwateye inda, mugakuzamo inda abakobwa mwateye inda, muragenda mutabika ibyaha, Imana izabitaburura. Ngo ya Mana ya Isiraheli ngo irebe ukuntu Akani yabitabye, ihita igira umujinya iri mu ijuru, ngo izana amaboko y'ababisha babo aho bari bagiye ku rugamba, ngo maze barabacucuma barabica. Ijambo ry'Imana Bibiliya yarambwiye ngo bicamo abagabo nimba ari 35 barapfa.
barapfa, ngo barapfa. Ngo bamaze gupfa rero hari abantu rero tuba tutazi amakuru. Muri iki gihe dufite abantu bazi gufata abandi bakabagira abakirisitu, bagafata abandi bakabagira abanyabyaha. Abo mugira abakirisitu ntacyo bimbwiye, nabo mugira abanyabyaha ntacyo bimbwiye. Icyonzi nta juru mugira ngo muzatujyanemo. Buri wese ari guhiga irye. Uriya ni umukirisitu niwe usigaranye agakiza. Uriya ni umupagani yaguye kera. Nta juru mufite ngo muzatujyanamo, nta n'ikuzimu mugira ngo muzatujyanamo. Ijuru rifite Imana. Imana ifite ahantu izajyana abakijijwe, ifite naho izajyana abadakijijwe niyibazi. Hanyuma ndi gusoza ngo Abisiraheli ngo baragenda ngo batambye ngo bararira, baraboroga ngo barakameza, bahera mu gitondo bageza nimugoroba, batuwite udukoze ibiki. Imana iti hubwo mwebwe mwankoze ibiki. Bisatse babona ntacyo bakoze, bati Uwite uko watubwiye turwana siko twabigenje. Uwiteka aravuga ati nimuteranye imiryango y'Abisiraheli hanyuma mubanzanire. Imana ibikoresheje ubufindo. Ubufindo bw'Imana uzaburokoka w'umurokore. Nurokoka ubufindo bw'Imana, nurokoka ubufindo Imana iri gukoresha, uzagenda urya igihugu. Ngo bazana rero ubufindo ngo bufata Akani, ahita bisobanura neza. Arangije avuga ukuntu yagiye akajya kubitabika. Yaragiye arabitaba. Niwe wabateje iki? Niwe wabateje ibibazo. Ariko nyuma bamaze kwihana, ikirimbuzi bavuyemo, barongera baratera baratsinda nk'uko Uwiteka yabivuze. Ndumva ashaka gusoza. Aho kubana n'icyaha uzabane n'icyago. Kankubwire, kwibana nimba byica, aho kugira ngo uzicwe no kwinjirwa n'abagabo, uzapfe baguhambe. Ubu mufite ibintu byinshi biri kubashuka, mufite ibintu byinshi bibabeshya, mufite ibintu byinshi bibarembuza. Aho kubana n'icyago n'icyaha, uzabane n'icyago. Ndashoje. Imana nibaha umugisha. Mbasabiye imbaraga mu izina rya Yesu. Mbasabiye n'imbabazi. Wowe winjije icyaha kugira ngo ukire icyago. Wowe winjije icyaha kugira ngo ukire icyago. Wowe winjije icyaha kugira ngo ukire icyago. Imana ikubabarire kubw'iki kiganiro ukurikiranye, kandi Imana iguha imbaraga zo kubana n'Imana nta byaha. Ujye urwanya ibyaha. Mu ntambara urwana, ujye uhora urwana kugira ngo ibyaha utabana nabyo. Abatarakora subscribe mukore subscribe, kandi mujye mukora share kugira ngo musangize abantu ubu butumwa. Imana ibahe umugisha.